Mwiriwe neza abandi mwaramutse selo n'igihe ikiganiro cacu uzagikurikirira ndagira ngo mbahe kaze nkuko bisanzwe kuri shene yacu uyu munsi ngo tuganire rero ni shene yanyu hari umushitsi dufite umutumirwa tugiye kuganira nawe ndabasaba mugira amatsiko cyane yo kuza kumwumva wenda waranamwumvise n'umuntu w'ingenzi cyane hari ibibazo nanje ubwanje nifuzaga kumubaza hanyuma ndamubaza ibibazo 10 ubwanje nibaza ariko nawe nanakubariza ntucikwe wewe ugeze bwa mbere hano kuri ishene ukore subscribe tuzahore tubana haca ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana haca ibiganiro byo gufasha abantu tubaha amakuru abifuza kuja hanze kuhatura gukorayo ikindi kandi nanone ubuhamya donc ikiganiro cyose gifasha kuri ishene kirahaca tuvuga n'amakuru y'impunzi rimwe na rimwe iyo tuyafite rero nibyo bicaha nta rwango nta buzima bw'umuntu nta politike bica kuri ishene n'amakomantere ni mu kinyabupfura hanyuma rero umutumirwa wacu araza kwivuga kimwe mpamya nuko ibibazo mbaza hari benshi babyibaza hirya y'ico hari n'abandi benshi cyane bamukunda kandi ni umuntu mwiza insanganyamatsiko turayibabwira yahageze rero ni kaze rwose ntimucikwe n'ikiganiro cy'uyu munsi utwandikiraho munsi niwumva ibyo avuze ubushanyije nabyo uzampe nimero yawe nawe tuganire ariko noneho n'abahuza mukaganira ukavugana tukabumva hari ibyo nemera mu byo tuganira hari n'ibyo ntemera nshaka kumva rero nawe wenda nuko nawe wenda hari ibyo wemera ukagira n'ibyo utemera nawe wenda uraza kubona igisubizo none rero reka tumushakishe kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu kuko niwe mushitsi wacu twarabimusabye cyane cyane kandi ndazi ko mubarikiwa kandi ari bubabere umugisha katumuhamagare iyi ni seri nayo mbanje kubasaba zaza munemerera rimwe duhindure iyi minsi 2 tuzaganira ibitandukanye ariko mfite n'amakuru yandi asanzwe kiganiro kizajaho ejo ariko mu minsi ngahe turaganirana n'abatumirwa tuba tubashakisha tuganire nabo namuhamagaye rero muraza Allo Yes. mwiriwe Mwiriwe. amakuru mufite Ni amahoro tumeze neza rwose. mumeze neza Tumeze neza kabisa. sinzi ko numva neza nagusaba kongeraho ijwi niba bigushobokeye ni nkaho ndahaye nkumva neza Rero ndi kukumva neza. Ntabwo kumva. oya nje ndakumva neza ariko kubera ko ari ikiganiro mpaye ngira ngo ndashiraho mikoro wenda ko birumvikana wenda biraza kumvikana neza ariko ijwi ryawe nariko numva nkaho riri hasi nariko sava Okay. ni njuguhamagaye nkuko nabigusabye
nifuje ko twaganira ku bintu ndi buse kukubaza hano. Namaze kwintroduza mbwira abantu ko dufite umushitsi wenda bamwumvise cyangwa nibwo bwa mbere bagiye kumwumva, ariko ni umushitsi mwiza, kandi nabwiye abantu ko hano hari abantu batandukanye, uwumva yaza gira ico ashaka kuvuga nawe twazabahuza, cyangwa nawe akaduha nimero tukazamuhamagara. Rero ndagira ngo utangire wibwira abantu mu ncamake, hanyuma tubone kuganira. Okay, amazina yanje nitwa Martin Muhirwa, tuye Nairobi. Yego. Abandi umuvugabutumwa. Uri umuvugabutumwa. Urubatse se cyangwa wenda niba ntinjiye mu buzima bwawe bwa prive? Byose sibana siga guhisha, kuko nashatse kumama zihishe. Okay, ndubatse mfite n'abana. Asandi. None ubuzima mumeze gute Nairobi? Mu buzima busanzwe bimeze gute? Ari ndo nyinshi ngo butangiye kugabanuka bukeya. Umunsi w'ingara klima itari nziza. Yari kuza ni sawa. Asandi. Reka tubanze tugushimire kuduha umwanya wawe no kugira ngo tuganire. Bohoke tubwire ikikuri ku mutima, utubwire icyo tukubaza, ukitubwira uko ucumva, kuko ni ikiganiro ubwanje muri nje hari impaka. Ibyo nkubaza hari ibintu bimwe nemera, hari ibindi ndeke kuvuga ngo ntemera ariko ntarumva. Reka mvuge ngo ndi intumwa ya rubanda, kuko hari inshuti nyinshi tuganira duhora tubyibazaho. Noneho rero nkabona ibiganiro bimwe na bimwe ukora, biba ngombwa ko ngushakisha ngo abibaza ibibazo byinshi basobanukirwe, abatabashije kunyurwa tuzongera tukugarure kandi tuganire. Habe nanje ubwanje simvuga ngo hari ibyo ntemera, ariko hari ibyo ntumva. Ahari wabivuga ukabisobanura nkabyumva. Hamwe n'Imana wenda biragenda neza subira. Murakoze cyane. Hanyuma ndahera ku ijambo rya mbere, niko abantu babivuga. Ninza gukoresha ijambo ngo mwebwe uranihanganira, ni ijambo riri buramplace abanyabuntu, kuko niko abantu babita, habe nanje niko mbita. Rero sinzi kunemere ko iryo bitaza kusa n'ibigukwajije. Ukoresha kubera ko ari akamenyero uri mu bantu, ariko turabanza aryo duhera tuyikosore. Muracyari kosoye se bikunde. Reka ntangire n'ikibazo cya mbere. Ndakubaza ibibazo 10, sinzi ko ubasha kubisubiza muri iki kiganiro tukabiganiraho, kuko mfite ibibazo bigera ku 30, ariko byibura nafashe ibibazo 10 by'ibanze, kugira ngo umwanya wenda tuzogaruka kenshi selo n'inyota y'abantu n'ubusabe bw'abantu, ariko ku bwanje mfite ibibazo bigera ku 30. Okay, nda kibazo wenda ibyo turareba nyine bikurikiranye n'umwanya kugira ngo utazarambirana cyane. Wenda ubibazo byose nka 10 wateguye, cyangwa 10 n'imisago, cyangwa munsi y'10, bityo twagiye kugira kuruta kururunga ibintu byinshi, basanga byose twagiye tubinyura hejuru bisobanuro byinshi
kibe kiriya nazo tuzemera neza. yego oya urakoze. Mbere ku kibazo cya mbere tudafashe umwanya kugira ngo abadukurikira nabo insanganyamatsiko y'uyu munsi bayimenye. Icyo tuganiraho uyu munsi ni ijambo muzi ko hari abantu bitwa nk'abakristo, hakaba n'abandi b'abakristo ariko bise ngo ni abanyabuntu. Ku badukurikiye, inyigisho zabo ziza zitandukanye n'izindi ho gato, ariko bakifashisha Bibiliya. Ibyo twigishijwe kera, ibyo twabwiwe kera bigasa n'ibigiye gutandukana, biba nk'ibintu by'igishitsi. None ndagira ngo nkubaze ikibazo cya mbere, wewe mutumirwa wacu Martin, ndagira ngo nkubaze ntese kuki mwagutse vuba, kuki muje vuba, niziye mpamvu ko tuvuka dukura twasanze hari abakristo, abantu bitwa abakristo bose, ariko abanyabuntu n'inyigisho mumeze nk'abazanye ubu bikaba ari nk'ibintu bisha. Ijambo nkiri kuri ico kibazo, abantu bakaja nko kubikanga, abantu bakaja kubatinya. Koko mufite izina navuga ko ritari ribi ryiza pe, kuko ubuntu buravugwa muri Bibiliya. Ariko noneho wamanuka mu nyigisho, mu bindi bibazo nza kukubaza iri yepfo, ugasanga hari ibikorwa bimwe bigiye nko kuja nko gutuma mutumvikana neza n'ibyo twinjiramo, bikaja kumera nka biriya biri mu kuba muri Kongo by'abazalendo. Abazalendo ni izina ryiza, ni umurwanashaka, ariko ibyo bakora n'ibyo abantu bavuga bakora, twe ntiturababona, babayeho twaraje, bikaba ibintu biri komplike, bihakana rya zina. Iyo bavuze ngo abanyabuntu, abantu hari ibintu bahita bumva, kandi ubuntu buhoraho. Ndagira ngo ube nkunsobanurira mu ncamake ikibazo nari nkubajije, kirasa n'igikomplitse ariko kirumvikana. Kuki mutabayeho mukaba muje mu myaka 4? Je namumvishe mu myaka 4 5, myaka 5 niho mutangiye kuvuga inyigisho zanyu ziraza, bari bwo tuzumva. Abadukurikiye bose abo nabambarije, wadusubiza hamwe nanje ukansubiza. Urakoze. Okay. Igihe aricyo wenda gusora ijambo ko muri Bibiliya abantu bitanga ni abanyabuntu, kabizera ndetse ryitwa uko ni abanyabuntu. Byo ni ibintu abantu bagenda bitira abandi. Babita ngo ni abanyabuntu, ari mu rwego rwo gushaka kubatandukanya nabo, kubigizayo amagambo kayo, kugira ngo kubatenga abandi magambo. Twe turi abanyabuntu, bo ni abanyabuntu. So ibyo ntarimo muri Bibiliya. Wenda yabajyari muri Bibiliya ko batumwe bamubarizwa muri kiriya gikundi birivuga, twe tubarizwa muri kimwe. Ibyo rero urumva ni ibihimbano by'abantu, kandi ariko bivuye mu ko babigisha ubuntu. Kandi kwigisha ubuntu bw'Imana si icyaha, si n'ikizira, kuko abizera bose muri Bibiliya bakijwe n'ubuntu. Ukuvuga ngo nta muntu wakijijwe n'imirimo ye cyangwa gutungana ko cyangwa ukiranuka kwa muntu cyangwa kuzuza amategeko. Ababayeho bose muri Bibiliya bakijwe no kwizera ubuntu bw'Imana. Rero kuba barakijwe n'ubuntu, wigishije iryo shingiro ryo kwizera kwakirira abavuga bose muri Bibiliya, isinzi ukundi icyo kintu cy'inzaduka cyangwa icyitwa kibi cyangwa icyitwa icyaha. Rero ntabwo ari byiza. Ikindi mugomba kumenya, hari n'izina abakristu, si Yesu wari bise, si n'Imana yari bise. N'abantu bari bise, n'usoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, bari bise muri Antiyokiya, batangira kubita ko ari abakristu. Mbese ko barigisha za Kristo, ko barahamya za Kristo, abakristu. Ariko amazina twitwa na Bibiliya cyangwa se amazina ijambo ry'Imana rivuga ku bantu bakijijwe, abanyabuntu, izibita abana b'Imana, izibita abera Bibiliya, izibita abakiranutsi, izibita abakundwa. N'ayo magambo agaragara muri Bibiliya. Ni abera, ni abakiranutsi, ni abana b'Imana, amagambo nk'ayo. Urumva rero nta by'abanyabuntu birimo cyangwa ngo ukinabi. Izo rero ni imyumvire mibi y'abantu, kandi
hari igihe wowe ushobora kugenda mu gikundi runaka cyuzuye fanatisme ukagira ngo niwe uri mukuri kubera ko watanze undi kumutuka. Reka ndaguha urugero, wari utanze urugero kuri ako kantu k'abagizi ba nabi, ariko reka tubareke ko twivugira ibya Yesu barabuhakuye. Ariko noneho tugaruke n'ibyabaye iwacu noneho byo mu ikanisa, tureke zo hanze. Urabizi nawe bari mutoya, ntegeza ko nkuruta ibintu zigeze kwadukira iwacu bakaza bagisha ngo za Kadeza tuzoja mu ijuru iki. Hari abantu bari babisetize muri bo bakumva ko Kadeza toja mu ijuru, ijuru ni iry'abana bayo. So nuzumva inodi wenda tuvuze ku minota yawe tubiguhutaze kuko yose ndayo dufasha amadini cyangwa se ama-denomination yose yari yose tari zojana umuntu mu ijuru. Ari sepake zojana umuntu mu ijuru, na Kadeza zojana umuntu mu ijuru, na Methodist ijuru rizajamwo ibizera Yesu. Ariko hari umuntu wabyigitaga gutyo akumva nkaho iba ari mu n'ubu rero hari umuntu wavuga ngo abanyabuntu yo kubigizayo undi ngo nibize gutya. No, ukuri rero dukwiriye kugushakira muri Bibiliya, akaba ariko tuyoboka, akaba ariko tugendera. Icyo Bibiliya yigizayo tukacigizayo, icyo yemera tukacemera, ikihamya tukagihamya, igifashwe nk'urufatiro muri Bibiliya tukagifata nk'urufatiro. Ubuntu rero urumva ntibwaje ubu nyine, ntibwaje mu myaka ine, ubuntu bwahozeho kera. Kandi na Bibiliya basoma mu gitabo cya Yohana Injili 1:15 twavuga ngo uzuzuye Yesu muri muzu nizo twahawe ubuntu bukurikira ubuntu. Yesu izo yaje atuzana ibyari bimwuzuye n'ubuntu bugeretse ku bundi. Urumva rero ibintu bije mu myaka ine, amategeko yatanzwe na Mose ngo ari ku buntu n'ukuri byazanywe na Yesu. Intumwa za Yesu ya Pawulo, usome igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 20:24 akavuga ngo tiyita ku buntu ngo abone ko ari ubw'igiciro, ahubwo turi kurangiza urugendo yahawe n'Umwami Yesu rwo guhamya ubutumwa bwiza bw'umuntu. Urugendo rwo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ahita precisa ubutumwa janye ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ariko nyine hari umuntu uhaguruka ari umuvuga ubutumwa cyangwa umupasiteri n'inyigisho zaje mu gushindwa kwa jina la Yesu. Shindwa kwa jina la Yesu. Kandi Pawulo nicyo yaza yigisha n'izindi ntumwa. Niko kuvuga ngo kurwanya Yesu mu izina rya Yesu. Kuvuga ngo kurwanya ubuntu, niko kuvuga ngo kurwanya Yesu mu izina rya Yesu. Cyangwa kuvuga ngo kurwanya Yesu, ngiye kurwanya umwuka mu izina rya Yesu. Umwuka wera rwo niko byenye. Urakoze cyane. Cyo cyari ikibazo cya mbere, ariko tukikiriho uvuze ko abanyabuntu bahozeho, ariko mu by'ukuri style abantu bigishagamo, umubyeyi wawe ndamuzi ni umupastori n'abandi ntibabyigishaga cyane. Kuki byaba ari ubu ngubu bisa n'ibifashe intera cyangwa se abantu babihagurukiye cyane? Okay, reference ndiyo badata cyangwa ndiwe data wacu cyangwa muyomba cyangwa pasiteri w'iwanyu cyangwa ukuri rwerera cyangwa uwo mu Minembwe cyangwa mu Rurambo cyangwa hehe. Reference kuri kuba Bibiliya. None se icyo data atigishe nimba atarakizi sizocigisha kubera ko data atakivuze? Cyangwa se icyo Bibiliya yamye tukuri uzocanga ngo yego ikintu ngo data ntashobora yakivuzeho? So reference muri Bibiliya si umubyeyi wanje si umukuru kuri Bibiliya. Icyo yigishe tukuri no kwemera, icyo atarazi nkimenye no kivuga, icyo atarasobanukiwe cyangwa atasobanuriye abantu mbaye nkimenye no kivuga. Asanga rero umuntu rero uvuga gutyo n'indi myumvire nayo imeze nk'iyo twari dutanga nyine kuvuga ngo banaka ntibazoja mu ijuru, utwebwe ntitwemera igisirimba, none nyine usama kanisa yose asigaye azina ibintu nk'ivyo. Ndatekereza ko abadukurikiye ku kibazo cya mbere, aho waba utanyuzwe uzandike muri commentaire, rwose tuzongera tuganire n'umuvandimwe. Mfite icyo numvise nawe udukurikiye, hari icyo ubasha kumva, hari icyo ukuyemo cyangwa hari icyo wazabaza. Ndabaza ikibazo cya kabiri. Iyo
ikintu cyo kubuza abantu icyacumi cyane cyaje mumaze gutangira kwigisha. Urambabarira iryo jambo ninkoresha mwe nabigusabye. Ni abanyabuntu baza batubwira ngo icacumi si ngombwa, utagitanze si cyaha, kandi twigishwa twabwiwe ko no muri Bibiliya harahavuga ngo muzane imigabane ya 1/10. N'abatwigishije mbere badutoje kugitanga rwose. Muraza nyuma reka nkoreshe terme musa n'abavangiye abashumba, mubuza abantu icyacumi. Reka mvuge ngo muravuga ngo utagitanze nta kibazo, wogitanga ubishoboye, utanagitanga nta kibazo, mugende murekane n'ibyo ntibisubire kubabera umuzigo, ibyo mubireke. Ndashaka ngo udama explication ari ahagije nico Bibiliya bivugaho, ico mushingiraho mubwira abantu ngo bareke gutanga icacumi. Nimba usobanukiwe wadusubiza. Icacumi nk'uko warubajije, hari abakigisha bakigisha abakristo kuko tutagitanga. Mbere yo bagaza bigisha ngo n'umwibyi, kandi umwibyi ni kimwe n'undi. Ababizi Imana musinzarusha n'umuje kuko azayiba. Wabyo kumva Kristo kuri bato naje arabona igihe benshi. Aha nyine niyo si bavuga inzu kuja mu ijuru cyangwa byo kurimbuka, ahubwo basiga barikoresha ngo utabitanga ngo urabura umugisha, cyangwa nutagitanga bamwe bagakoresha imivumo irakuzaho, ariko ijuru bamwe bakarimita. Ariko hari abandi usanga baba bakivuga katera we. Ariko rero ngo mbona by'abantu bagenda nyine bavuga bikanye n'ibyo wenda badasobanukiwe, akoresha ijambo ko barindi kuko bacu bico kirikiriya muri Bibiliya ko atari itegeko. Bibiliya bisa rwose, gusa wenda sinzi ko uza kubibukuza ibibazo byose, kuko cyacu mico nyine ni ikintu isomo ryo twara habe n'isaha kugira ngo tugihere imisezerano ya kera tukivuge cyose cyumvikane kibe kiriye bisobanuke. Ariko wenda kubera ko umwanya ari mutoya turagenda rasa ku ntego gutyo. Icacumi twakubira muri Bibiliya mu bice bitatu. Hariho igihe cya mbere y'amategeko icacumi kivugwa, avuga ngo Abrahamu yatanze icacumi. Abrahamu yatanze icacumi ashaka imigisha. Abrahamu yari afite imitungo atunze, icacumi yazatanga bisa ashaka ubutunzi, kuko batubwira ngo nibwo ubutunzi bwawe bwiyongera yari abufite. Abrahamu yatanze icacumi mu mitungo n'isumi igitabo cy'Itangiriro. Nibwo yatanze ubwo yari atabaruse cyavuye kugarura abaroti bari bafite Sodoma, atanga muri bya yazanye abonye Melkisedeki. Agitanze rimwe nta handi bizabiba ko yakaza komeza kwikora. Arashaka n'Afrika asanzwe wari umugenzi wari usanzwe muri Azimineri. Donc ese ni cyari kimenyetso cyangwa ikorwa bakoraga mu rwego rwo kubaha umwami, mbese bakoresheje ubwo rwabo n'igikorwa yakoze cya soumission imbere ya Melkisedeki. Ntabwo rero ari igikorwa cyo kuvuga ngo uribaye gutegeka uburyo bwo ratubikora, kuko nawe ubwe kiyagaza bikora, yakomeje kuza bikora no mu mitungo nta nawe yabitanze. Sinzi rero ko cyatuma ubihuza no kuja mu ijuru, cyangwa ijuru cyatuma ubwira umuntu n'umwibyi, cyangwa umubwira ngo nta nubwo n'Imana yanamutegetse kugitanga. Rwose kitamutegetse kugitanga, urakigisha guteki kubwibyi. Kubona Yakobo yahize imihigo, nawe ntawe avuga ko yagitanze, nico gusa birigaragaza imihigo yahize, ariko ntawe avuga ko yagagitanze. Bavuga kama babigira bakashaka kuzigisha nk'itegeko. So icacumi cyane kigaragara mu gihe cy'amategeko, nabwo cyari mu bice kabiri. Igihe cy'amategeko siniri ko asoma ngo ndatwara umwanya, muteye kwa kabiri. Nukuvuga ngo habaga icacumi cy'imfuzi n'abapfakazi, habaga icacumi imfuzi y'urumva n'abapfakazi basuhuke, ese mu yandi magambo bakene, abafite n'abanyamahanga abaganye. Habaga icacumi cyahabwaga Abalewi kuko atari afite gakondo. Habaga icacumi cy'iminsi mikuru, ese Abanyisirayeli bakazigama
za 10 izo bazarya ku minsi mikuru bagahana abalewi abadaho icumi kiza 10 mbese no kuvuga ngo baba lewi nabo muri bijya bahawe n'imiryango ya Israeli mbese bagakuramwo icyacu muri bijya batanze akaba arico gishirwa mu nzu y'Imana gahabwa umutanzi mukuru igashirwa mu nzu y'Imana Yerusalemu. Ico ni naco kivugwa muri Malaki 3 no kuri 7. Yatagukire itorero n'abanyisraeli yari mabwira. Yohana avuga ko mpasoma ari nsoma gusa ntambuka. Muri Malaki 3 no kuri 7. Were mu biza bakuruza banyu umura muteshuka ukareka amategeko yaje kimubitondere. Ningarukire naje ndabagarukira ni kuwiteka nyiri ngabo avuga nyamara murabaza mu tuzagaruka dute yakwima Imana izayo ariko mwebwe mwaranyiza nyamara murabaza mu kwakwimiki mwanyimye abana ya kimwe mu 10 n'amaturo 10 n'amaturo umuvumo w'amuvumo uko ishanga ryose uko ungana mwanyimye izanje ishanga ryose apana itorero ko baravuga ishanga nasyo ubwoko bwa Israeli ubwo babubwiye iki rero sipati kigira itorero urumva rero mu isezerano y'amategeko hari mu za 10 bigera kuri 4 mvuze kandi ruba bagikora nyine under the law amategeko yari menshi hari arebana n'ibya 10 hari ibyo gukebwa amategeko yari 610 misago urumva izo rero izo zakuweho ntabwo kiriho isezerano ry'amategeko byakuweho tukirimo ntabwo tukiri muri ibyo ngibyo kuko byarangiranye n'igihe cya Yesu Kristo cyangwa se umusaraba wa Yesu. Wari mu isezerano risha ta makuru y'icumi taho intumwa z'ibishe icumi gutanga icumi uvuga ngo bihaba. Ubwo rero ngo umuntu utabisobanukiwe agahita kuzana Matayo 23 no kuri 23 ngo hano Yesu yaravuze ngo muzabona ishano mwandyajya mwe mutanga icumi mbese mugatanga na nyira gasogereza cyangwa se asi na 10 mwari mukure kubikora na bya bindi bitabirese ngo hasi mu isezerano hari mu isezerano ryakera. Yesu yari mabwira abafarisayo yari mabwira abigisha amategeko bari munsi y'amategeko ayo barimo tuvuga amagambo nibo yari mabwira nibo icyo cyarebaga hari isezerano ryakera ariko nyuma y'umusaraba tangu umwe yagiye yigisha itorero gutanga icyacu rero bitaza gusobanuka neza ari uwabatse none twereka agaragaza ko twarangiye cyangwa kitagihari biri clear neza mu gitabo cy'Abayiburayo ariho usoma wenda uzagira comment tuzabigarukaho abari tuvuga cyonyine ariko bigiye bitagize nimba bizosobanuka nta kibazo no somano mu garagaza nonyine Abayiburayo igice cya 7 n'umurongo wa 12 Abaye cyangwa ngo nuko rero ubwo ubutanzi bwahindutse nce kumana amategeko n'akire guhinduka umva iryo jambo ririya ubwo ubutanzi bwahindutse ubwo ngo ubutanzi bwarahindutse bijya gusezerano rya kera bwarahindutse mu gihe bwahindutse turabizi ko nta butanzi bwarenga kuri umwe arabaje kuba hano na pastor Sabatanzi abapasiteri Sabatanzi n'abapasiteri nyine nabungere naho abatanzi byari inikema umuryango wa Lewi tunabishize no muri gihe nta munyamurenge ukwemerwa kuba umutanzi kuko nta uvuka mu Isirayeli ukomoka kwa Lewi n'abanyamahanga n'abazungu n'abanyaburayi n'abanyamerika ntawo bamwe ni ukuvuga ngo ni ku muryango wa Lewi hano rero haravuze ngo ubutanzi bwarahindutse turabizi n'amategeko akwiriye guhinduka umva ya mategeko yose agenga agenga ranye n'ubwo butanzi isezerano rya mbere akwiriye guhinduka kubera ko ubutanzi bwarahindutse uko wavuzwe ibyo ku murongo wa 13 uko wavuzwe ibyo ari uwo mu wundi muryango utigeze gukomorwaho n'uwakoze umurimo wo kugicanira kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomose kuri Yuda ari taco Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutanzi uvuga ngo ubutanzi bwarahindutse n'amategeko akwiriye guhinduka kandi umutanzi wacu ari we Yesu Kristo so mu muryango wa Lewi no mu muryango wa Yuda
kandi amategeko ya Mose ntaco yigeze avuga kuzutambyi bwa Yuda. Bivuga yuko cyokata n'ibya bya Lewi ubimatike kwa Yuda kubera ko Mose ntaco ngo yasize abivuze, ntaco amategeko ya Mose abivuga. Nta mpamvu rero kubifata mu byimure ngo bikopye mu ndasezerano rya kera mutarishe. No, hano hatandukanye yagaragaje ngo ubutambyi bwarahindutse, amategeko akwiriye guhinduka. Umutambyi wacu so mu muryango wa Lewi no mu muryango wa Yuda, kandi amategeko ya Mose ntaco avuga cyerekeye ubutambyi bwa Yuda. Kandi Yesu Kristo umutambyi wacu mukuru, isezerano rishya ni umutambyi mukuru yakomoka muri umuryango wa Yuda. Icyacu bikaba kirarangiye. Bibiri kabira bitandukanye ikabigaragaza ko ubutambyi bwahindutse n'amategeko akwiriye guhinduka. Nta mpamvu yo gusubira pate copy paste zararangiye. Kandi kuri Bayiburayo kitaki yatandukanye neza ayo masezerano cyangwa ayo mategeko ku muntu ushaka kumva bigahita zumvikana. Rero isezerano rishya bavuga gutanga, ntabwo bavuga kwishura icyacumi mu bujura mu bivumo. No, uvuga ngo tugomba gutanga ko tugambiriye tunezerewe uko Imana niko birivuga mu Rwanda ko rwa Korinto igice cya 9 guhera ku murongo wa 6. Imana ishaka gutanga tunezerewe. Kuvuga ngo rero bayobowe n'umwuka bakure kwaguka mu gukora, bagatanga banezerewe bishimye bashimye umukiza babakorera. Kakuriya isezerano rishintumwa kubera kuko bari bashize vuga butumwa imbere bo baza batanga byose. Niwe n'umutima nuwo gukora ariko bitavuye mu kuvuga ngo umuvumo cyangwa mu ntajuru ushaka mu kwiba Imana. Oya, isezerano rishaka gutanga, nta makuru yo kwishura ntabyo kwiba byabivugamo ubuzima. Kindi kandi birikiriya mu Bagalatiya 3:13 ngo Kristo yadukuyeho umuvumo uterwa n'amategeko. Kuvuga ngo uwo muvumo wose iyo ko bananirwa kuzuza amategeko kuko bagomba kugirwaho n'urubanza rw'amategeko kubera ko bafite ibyaha, umuvumo ukabura abantu. Bibiliya bavuga ko Kristo yadukuyeho umuvumo uterwa n'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu. Sinzi ko byakwica abakristo ngo Yesu yabakuyeho umuvumo wose, ukuyeho umuvumo w'icyacu uko bivuze bibaho. Izo tibiba kandi birantse ko yabudukuyeho umuvumo. Ubwo rero kubigisha abakristo no kubajana mu bubata no kubaha ibiryo bitari ibyabo, iyo mikorere y'isezerano rya mbere kandi itatuwe bararangiye. Bibiri bigaragaza ko yararangiye. Urakoze cyane. Ndafite utundi tubazo tubiri aho. Hari aho uvuze ngo ntabwo icyacumi ngo tugihuza cyangwa ngo bagihuza n'ijuru. Donc umukristo danga icyacumi wavuga ko azaja mu ijuru. Aha. Mbese umuntu wizeye Yesu udatanga icyacumi tuvuge abe yarizeye bien ariko adatanga icyacumi yoshikayo vuba. Yoshikayo vuba aho harya havuga iyo mirimo iryo deni aribajijwe. Oya, nta deni ririmo rihari ubwo nabara ko Bibiliya bitandukanyije irikiriya yabigaragaje. Okay. Ndukunda ayo madeni ashubira ari usubire kugaruka ayo maloni sinzi haya. Merci beaucoup. Reka kuri ico ca kabiri naco mbwire ubashe gukurikiraho muri commentaire wandike utubwire ico bivugaho uko byumva, hanyuma tuzakigarukaho ngendeye ku bitekerezo byanyu uko abisobanuye. Ushobora kunyuzwe nawe ndazabitamo n'icacumi wenda turitangire kuva mu isezerano rya kera tuguruke mu shanda tugenda dusoma twitonze, bikaba gusa specifique ku cacumi ku muntu ufite urujijo wenda. Antuka nizere ko mwumvise, kandi hari abashobora kuba banyuzwe, hari abashobora kuba barizitse, hari n'abandi wenda bashobora kuba bibacanze. Turacyahari, wandikaho ico utumva, muvandimwe arahari azagira ico abasha kongera gusobanura ico cyatumye tumukenera, kandi murumva ko ahayifashisha Bibiliya. Reka mubaze ikindi kibazo cya gatatu. Iyo muvuga ngo umuntu akora icyaha, twari tubikozeho, umuntu akora icyaha rwose icyaha cyababariwe kera
twababariwe ibyaha byabaye kera, twababariwe n'ibyaha dore dukora none, yewe tubabarirwa n'ibyaha tutarakora. Ibyaha ngo ibyaha twakoze mbere ngo ntibigire icyo bidutwara, n'ibya none ngo nta kibazo, yewe ngo n'ibindi tuzakora ngo byarababariwe. Uko si ugufavoriza mu explica gute, uko si ugufavoriza abantu gukora ibyaha, uko si uguha abantu inzira no kubahangurira gukora ibyaha. Ubwiye umuntu ngo ukoze ikosa, ngo amakosa wakoze kera warayababariwe, ngo nawe uhakora none urayababariwe, ngo n'ayandi utarakora ni nkaho bumubwiye ngo ongera ukora amakosa, ongera uyakore, se pardonne, nta kibazo. Mwumva mudaha abantu, mudatiza abantu murindi kuvuga ngo birare mu byaha? Sinzi ko numva ikibazo kirumvikana. Reka tugerageze kukigaragaza icyo birigaragaza. Bibiliya ibaye ihakana ko twababariwe iby'iteka, akahaguruka akabyigisha ngo twababariwe iby'iteka, urumva aba yigisha ikinyoma ciwe kitanditse muri Bibiliya. Ariko nimba Imana yereka abantu ko bababariwe iby'iteka, sinumva ngo bitinya ngo uvuge ngo biratuma bakora ibyaha. Nonese ubwa Imana yabikoze yababariwe iby'iteka. Ikindi cya kabiri, abana b'abantu uvugira ngo muri mbabwira bino ngo barakora ibyaha, cyangwa nitababwira bino ngo barakora ibyaha, ubusanzwe se ntibaza bakora ibyaha. Subiramo. Abo bana b'abantu bavugira ngo nimvuga cyo ngo barakora ibyaha, ngo nimbabwira cyo bakora ibyaha, ubusanzwe se ntibasanzwe bafite ibyaha. Kuba umwana w'umuntu yabaye umunyabyaha, ibyaha biri hanze biri muri we. Yesu yaravuze ngo uwo mutima w'umuntu niwo waturuka mu bitekerezo bibi, ubuhehesi, ibitutsi, umujinya, usambanya, amagambo kayo. Bituruka mu mutima w'umuntu. Hari umuntu uzugenda atagira umutima, hari udafite umutima. Urumva niyo biba, ntabwo ibyaha biba hanze y'umuntu ahubwo biba mu muntu. Hari uwakoresheje mu nda kwa kundi isukari ba mu gisheke. Rero kuvuga ngo abo ngabo ngo urababwira ngo ntibakora ibyaha, kuribeshaho ko barabifite. Urumva ko niko bimeze. Rero gukora icyaha no kudakora icyaha biva ku buntu bw'Imana, biva muri kamere y'icyaha. Kandi uri n'isi wese arabifite. Ahubwo rero iyo hajemo amakuru ko bari kw'ibyaha, n'indi nkuru ku mwana w'umuntu, kiremwa muntu aba yakiriye binyuranye n'icyo ari cyo cyangwa icyo afite, noneho akaboneramo agakiza muri ubwo buryo. Kuko iyo ubwiwe ibyaha arabisanganwe, reka mvuga no kurimbuka aragusangana. Ariko none iyo hajeho kubabarirwa kw'ibyaha, iyo ni ishusho, iyo ni inzira y'agakiza ibije ku buzima bwe. Rero bivuga ngo ustimubwira ko twababariwe kandi asanzwe n'ubundi afite ari umunyabyaha, uretse agakiza ibibazo bafite karaba kavuye. Agakiza karava mu kudakora ibyaha kandi ari umunyabyaha. Icyo rero kwaba ari ukwibesha. Urumva? Kandi ntabwo wabwira abantu ngo ni abakristo ngo bafite agakiza, cyangwa ngo ni abana b'Imana cyangwa bafite ubugingo, kandi uhakana ko bababariwe. Rero ko ngomeza kuri iki ngiki ngore kubwira ijambo rimwe ngo umupasiteri nategera yigisha si mu izina ryiwe, wenda urugobora kumuvuga bitagira bikwaza. Noneho yarimo yigisha agaragaza ngo ukuntu ngo twahawe ngo agakiza kiteka. Soma ijambo ryo mu Baheburayo 5:9, avuga ukuntu babera abamwumvira guhesha bagakiza kadashira. Avuga ngo ukuntu muri Yesu ngo twahawe ngo agakiza kiteka. Hanyuma aravuga ngo hari inyito zaje babandi ngo bari kuvuga ngo twarababariwe ibyaha byabayeho n'ibiriho n'ibizaza kwicumbashije. Uvuga ngo icyo ngicyo kubabarirwa by'iteka aragihinyura, ariko akavuga ko dufite agakiza kiteka. Ugira gute agakiza kiteka utarababariwe by'iteka? Uvuga yuko nimba ucumuye ukaba wurimbuka cyangwa uracumuye ukaba waswa agakiza, urumva ko agakiza ntiko bakakibara kiteka. Rero niyo ngo agakiza kiteka dufite no kubabarirwa si ukwiteka, aho byari kuba bifite bimakinga sense. Ariko ntabwo wavuga ngo dufite ngo agakiza kiteka ariko twababariwe by'iteka. Iyo ni irenze kuba contradiction, sinzi ko nobyita.
rero kuba ngo ubwira abantu ngo bagakize ko turakafite ngo Yesu ni wacu ngo turabana b'Imana ngo ariko ngo twabareho ziteka none wagize gutagakiza utarabareho ziteka wahawe ubugingo buhoraho gute utarabareho ziteka waba ku mwana w'umuntu yaratandukanijwe n'Imana kubera icyaha Yesu akaza kubera izo bizamutandukanye n'Imana umwana w'umuntu none wowe wabaye guta umwana w'Imana kuko ari umwana w'umuntu w'umunyabyaha none wahindutse umwana w'Imana kandi utarababari rero nayo ndi confusion satani bishaka gushiramo abakristo kugira ngo biyobego nyine bari muri kazengerere yo gutaranganyikirwa reka some verse zibiri ziyami kuko babarirwa kwiteka numara wenda nimba ari cyo kivuga turagikomeza kandi tubitambuka n'amahoro Abaheburayo 8 n'umurongo wa 12 haravuga ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi hano iri ni ijambo bakotinze n'ubuhanuzi bwa Yeremiya 31 no 31 Yeremiya yari hano yavuze isezerano rishya rizaza uburyo rinyuranye n'irya mbere kuko irya mbere bahoraga batamba ibitambo mbese bidakuraho ibyaha bitwikira kandi mbese babigahoraho mbese bagahora babikora uko umwaka utaje kumva ni ibintu repetitif kandi bitari bukureho ibyaha ariko bigatwikira gusa nawe igitambo cya Kristo gitandukanye n'ibyo ni igitambo kimwe kandi kiba ari cyiteka niyo hano Yeremiya yahanuye bisezerano rishya agaragaza none by'iri sezerano iyo none hano umunsi aje kurangiza aravuga ngo kandi ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi nanone bajya mu Baheburayo igice cya 10 muri yo bakotinze 17 bakavuga ngo kuko nzababarira ibyaha byabo ngo n'ubugome bwabo usizabyibuka igikorwa cyabaye bino gutega kuko n'ubundi wowe wari ubarete se ibyahise wenda tuvuge ko yabyibabariye n'urugero none twamaze umwami biriho n'ibisaza ariko wakwibaza wowe wavutse muri imyaka yavuga Yesu ntabwo yapfuye muri iki gihe cyane none ko wowe wabariwe ryari ibyaha byawe wowe wita pasite yawe wowe si pasite kuri Yesu muri iki gihe wowe pasite yawe na present na future ntabwo ari cyo Yesu yapfuye kera wowe mvuga utaraba rero kuvuga ngo uvuye ngo none muzango kurahamya utwara babari none se ibyo wakoze nta muntu waje kubipfira n'ibyo wakoze nta uzaza kubipfira n'ibyo uzakora nta muntu uzaza kubipfira uvuga ngo n'ukwizera wa wundi wikora ibyaha byacu ube bihagije gusitera sinzere kugorana kitumvikana nta matungo azotangwa nta gitambo cy'ishatsi uzotanga kandi nta wundi yisuza kubicika ubwo yapfuye rimwe bikaba bihagije gusiteka ari byose aho ninjiriraho ku kibazo cya 4 mpere kuri ibyo uvuze nza numva ahandi muvuga ngo umuntu ngo wahawe agakiza ngo ntiyoba kigatakaje donc kigiye gusa nico uwamaze ngo kukakira ngo ntiyoba akigatakaje nimba abantu bemerewe babwiwe ngo mwababariwe ibyaha nibyo muzakora mfite ijambo rivuga ngo ese ni gute agakiza umuntu yahawe adashobora kugatakaza umuntu niba yarizeye bwaca agasubira kaja mu bitagira umumaro akongera agahakana ni gute muvuga ngo bagitakaje agakiza yarakakiriye naho ngaho nakubaza ngo se n'ibyaha bingahe umuntu yakora kugira ngo atakaze agakiza n'ibyaha bingahe umuntu yakora akagumana agakiza icyo kiraza kudusingiriza ikindi kukera ko turagenda mu nzira ugiye kugisubiza nta kibazo none nimba ibyaha kwivura ubudamu zarizo bitakaje umuntu agakiza ariko ibikeyi by'umuntu yakozeho zizotakaza agakiza kuko abakristo birinda ibyaha kandi muzogume muzirinde kandi murakarama muzogume muzinde kuko nta kibazo cy'icyaha ariko se umuntu akuraga ibikeyi by'ugwa muzura akagumana agakiza
nimba dufite agakiza kubera ko tudakora icyaha ninde ukagira niba mushake kuri cano azobanze mbere ko mukorana ikiganiro azobanza duhamye kuko iwe atagikora icyaha na kimwe tatubwire ngo nahuye na Yesu, tatubwire ngo narahindutse, tatubwire ngo mureke mbabwire Yesu yankuye ngo nabaga mu businzi ngo nari maraya mwumvayo, izo birashoboka ubayo ariko wari umeze bigashoboka, icyo sinakijaho n'impaka niko kuzoshoboka. Ariko duhamya ngo maze no kuvayo ahangeze kuva kijwe sindakora cyane kimwe, sindacumura kandi nzore ndafata ntacumura. Uwo ninde wo mukura? None ko bose bizi ko aruko bameze, impaka zazivaye abantu bazaburanira. Reka kinsingizi cya gatanu ugumu bisubirize hamwe, muza mubuza abantu ngo ntibihane. Je nari bugusubiza ngabira ndi umuntu ashobora gukora icyaha warubaje tese ibyaha bingahe umuntu yakora kugira ngo agumane agakiza, ibyaha bingahe umuntu yakora kugira ngo mumenye ko yagatakaje cyangwa ngo agatakaze. Twe twizera ko iyo ucumuye ukatura usubira mu murongo ubabarirwa, ariko mwe mukabwira abantu ngo nunacumura ndambamvu yo kuja kwihana. Ni ikibazo canje cya gatanu. Icya kane cyagiraga ngo agakiza ese umuntu yogatakaza, ariko icya gatanu binahura kiragira ngo ni gute mubuza abantu kwihana. Ko twemera ko igihe cyose ucumuye wagiye hors sujet, wagiye hirya y'icyerekezo, wataye umurongo. Noneho rero kakubaza ngo kuki munabuza abantu noneho no kwihana, ngo ntibaje kwihana ku bashumba, ngo ntibaje kwihana ku bantu. Donc mwamushimangira rya jambo, ririya jambo rivuga ngo agakiza ndi wogatakaza, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Okay. Hari ibintu ubujije bidahuye kuvuga ko n'abantu bafite agakiza k'iteka bisobanura gukora ibyaha iteka. Abatinze ko turabafite akaba ari zo shingiro ry'amahoro n'umunezero uwizera, kubera kuko Imana yamubabariye byose kandi nako muza muririmba mukera yarampongereye ngo nuko sizaribuka, muza munaririmba mu materaniro indirimbo timurayica mu makaratasi kandi mukaba mwubika hasi mamusika urumva iranduruye. Okay, ukuvuga ngo kubabarirwa ni kimwe no gukora ibyaha ni kimwe. Twarababarira kuko kubabarirwa ntibisobanura ngo gukora ibyaha iteka. Icya kabiri yaba gukora ibyaha ariko kutwambura agakiza nta muntu ubukagira kandi no kwizera ko akagira. Icya gatatu kumenya ko n'ababarira by'iteka tiri impamvu yo gukora ibyaha, kubera yuko tubirebye muri Bibiliya tubona uriya mugore umumaraya waje agasanga Yesu, agashika aho yarari agafata amavuta akayasuka ku birenge bya Yesu akamwihanaguza umusatsi wiwe. Hanyuma abafarisayo ndetse abe n'intumwa za Yesu bamwanza bamwatanga kubatsa ko ibintu bigenze gute. Abafarisayo bati urabona sitabwa umuhanuzi, kubera ko ari umuhanuzi kubona ibyaha z'uyu mugore yari guhita byerekwa, yari guhita bibona, yari kuba afite ikiyo neza yamaga bibona. Uyu nguyu marayi wawe ukamukubita ibirenge. Nari nzi ko abantu bazapinga abanyamwuka muri iki gihe, naho kumbe na Yesu uko babaje kumubwira barabanje bati Yesu tegeza gupinga Yesu ngo Yesu ntayerekwa afite. Nuko hanyuma n'ibyo Yesu yakoze yabwiye Petero, yerekanye kuko igikorwa umugore afite ni urukundo rubimuteye. Bene magambo anagenda avugamo amagambo aravuga ku ijambo, mbese uwababariwe byinshi akunda byinshi. Yesu yaciye umugani ariko nta kantu keza cyakuba gahuye n'ubuntu nyine, aragaragaza abantu babiri bagufitiye umwenda, hanyuma ukabababarira bombi. Umwe afite umwenda munini undi afite mwinshi, reka mfate ubu nyine dufite ideni twembi tugufitiye ideni ry'amafaranga, jewe ndi mu idolari zawe idolari 10, undi ari mu ideni ryawe y'ibihumbi 100 by'idolari. Amara kuvuga ngo umuntu ideni ryaje igitondo cyinga ababariye mwese, jewe nari mu ideni y'idolari 10 ringiri 10, undi we yari mu bihumbi 100 by'idolari. Ninde ukwishima cyane? No babariwe menshi ufite ideni rinini ukwishima.
niko Petero yasubije. Yesu rero ahamwereka kuko igituma uyu mugore akunze cyane kuko ngo uwamenye ko Yesu yamubabariye ibyaha ahubwo bituma akunda Yesu cyane ashima umwami. Ariko Satani ikatubesha n'ubwira abakristo ko bababariwe ngo ahubwo barama bakora ibyaha ngo barama biba ubice ngo basinde ngo basambane. Iryo ni ijwi ry'umubi kugira ngo batishingikiza ku murimo w'umusaraba ahubwo bishingikiza ku mirimo yabo no gukiranuka kwabo. Kandi gukiranuka kwa muntu tagiye bizaguhamiriza neza kuzabona Imana kuko umwana w'umuntu ahora acumura hato na hato. Shoro ni ikinyoma cy'umubi kugira ngo abantu batubuntu tibizera ubuntu bizera imirimo yabo ibinyoma by'idini. Kwihana urabivugaho iki? Kwirega. Hanyuma icyo warubuze nacyo cyo kuja kureba pasiteri. Kuja kureba pasiteri nta kamaro kanini bifite kuko pasiteri waje kubwira nawe ni umuntu kawe ucumu. Kandi ubu nyine nta batamzi bahari. Umutamzi yari umuhuza w'abantu n'Imana agatamba n'ibitambo by'ibyaha by'abantu isugo ku bwa Israheli. Naho muri iki kandi nawe agatamba n'iby'ibyaha by'iwe. Ariko muri iki gihe Kristo niwe wenyine wabaye umutamzi uhagarara mu cyuho cyangwa se kuraho urubanza rw'ibyaha byacu. Nta wundi mutamzi wabo. Rero kuja kubigira pasiteri kuramubwira pasiteri akeneye ubuntu bw'Imana kimwe nawe si umutamzi. None ukugura kumureba nuki kese gusigiye uje kureba pasiteri nigezo bari inama z'ikanisa cyangwa ibikorwa bya administration by'amapanga by'ikanisa nigiye uwo mureba nk'umuvyeyi wawe ndavuga kuko arakuyoboye arakurera akoresha ijambo ry'Imana wenda akaba inama uwo mukeneraho even n'inama zo kugana ijambo ry'Imana nimumubona mu bumenyi cyangwa wenda no gusengana no gufashanya mu biganiro cyangwa andi magambo yose mubwirana abakomeza ashobora kuzanamo impinduka mu buzima bwawe. Tugafatanya gusenga muri ubwo buryo ya abamwegera twabanda kimwe no konobwira n'undi wese. Ariko si ihame ryo kuvuga ngo uje kureba pasiteri ko pasiteri nawe akeneye ubuntu bw'Imana kimwe nawe. Icyaha ntabwo ruvuga ngo uvuze rero kuko nakujya waruvuze niyo ducumuye ngo bavuye ku murongo ngo wagaruka kwababarira zoba bisobanuye nanone kandi ko ntagakiza tugira ruvuga ngo uzucumura saa moya uraba umwana wa Satani wasaba imbabazi saa mbiri ukabura uruwa Yesu wacumura saa tatu ukaba wa Satani saa yine mwaburi mu ikarisa mwanezerewe ukabura uwo kwa Yesu wiriye kwa Yesu muruzuzwa wasohoka waburi wakije imodoka cyangwa kuraganira n'abantu cyangwa wagiye mu kazi cyangwa warusha stress agakiza akaba kajanye na stress akaba karashize ako kumva agakiza wasenga ugiye kuryama kubera kuryamye ukakararana mu mashuka wakuzuka wakucumura mu gitondo akamaka kameneka nk'itasi ako ntagahari iyo bari rukarakara kuko kiza kaza Yesu. Yesu yazanye ubugingo kandi ubugingo buraho n'ubugingo budashira. Nuba rero akosaga kiza. Ikindi kandi kuberwa kw'ibyaha ntabwo ni nabyo umuntu wese utizera ubuntu uzorebe azayikunda ku mategeko nayo nayareba tayahagazeho nkaho ayujuje azagara ku mirimo nanone ubaze imirimo yawe urisira urakiranutse imirimo ku buryo ubona uje mu juru kwera imirimo nayo tayihagazeho azokubwira imbuto n'ingeso nziza kandi zo bavuga neza ariko mubaze imbuto n'ingeso nziza uvuga ni byiza ariko se ubihagazeho kurabona ko utunganye muri zo uburyo wumva ko wowe umunsi Yesu yoza wowe atijewe imbuto ingeso zanjye pagaze neza ibyo byompesha ijuru nazo ntiyo bihagararaho. Ruvuga ngo nubireba zose zagenda bivuga bikagenda bitezuka hagasigara gusa gakiza kitwa Mana mbabarira. Kandi ako ngako sada kuba kumvyo nitombo. Ruvuga ngo sinomenya muzoja mu ijuru urumva gati bishingiye ko nzaje mwivuga butumwa kibishingiye ko nasenga kibishingiye ko nzambwiriza kizashingiye no ku mirimo yaje kuko sinayoga urike ukabona tutunganye noneho ko bati gusazukizwa na tombora nimba n'uburyo gusa ngiye gucikana aba ngo Mana mbabare nzaja mu ijuru cyangwa impanda nimvuga isigasanga mbaye senga zoja mu ijuru. Aho ngaho nigeze kuvuga abantu bamwe baganira umuntu umwe arabangwe wese azodufashe ngo zoze ni wataje ninga wagahorero ko kuri we kuvuga ngo karumva ko cyageto dusirimba mu ikanisa ariko kujya twasohotse twagiye mu kazi niko kwa Satani. Agakuga twakakiriye turi abana b'Imana iminsi yose ntabwo turi abana b'Imana by'agateganyo. Bibiliya ntabwo ivuga ngo yamemera kizera izina rye ngo yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana by'agateganyo oya
izina bamwe bakizera izina y'ababushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turi abana b'Imana ku wa mbere, turi abana b'Imana ku wa kabiri, turi abana b'Imana ku wa gatatu. Ntabwo Yesu na Satani bagenda baduhana kakabumbu, wacumura ukaja kwa akakureza kwa Satani, wagaruka Yesu akakwakira, wasaba gucumura akaguharamva gutyo kagenda bagira oya. Ntabwo ari umupira Yesu na Satani ntibari mu kibuga cy'umupira baduhanahana. Pawulo yanditse Abakolosayi aravuga ngo niwe wadukuye mu butware bw'umwijima aratujana tugeza mu bwami bw'umwana w'urukundo. Yadukuyeyo rero twavuye, yadukuye mu bwami bw'umwijima atujana mu bwami bw'umuco. Niho ni muri Kristo. Yesu yoza ku wa mbere twoja mu ijuru, yoza ku wa kabiri twoja mu ijuru, kubera ko dufite ubugingo twahawe kubabarwa kw'ibyaha, dufite gukiranuka kwa Yesu, dufite ubugingo bw'iteka, turi abana b'Imana. Ibyo bizaduhishura byose biva mu kuko twamwizeye. Rero ntabwo biva muri ka gakiza ka musori, unavuze ngo musori God, none ngo bikampesha ijuru. Iyo ni tombora uba ukuyeho kwizera, uvuze ko kwizera Yesu utacu bimaze, igihe cyo kimaze ni tombora. Nibwo ugomba kuzirikana mu gitabo cy'Abaheburayo 9:22 yaravuga ngo cyangwa kubabarwa kw'ibyaha hatabayeho kumeneka kw'amaraso. Uvuga ngo ibyaha bikurwaho n'amaraso, nico gituma bahoraga batamba igitambo, kandi nabyo tuzakoraga baratwikirana. Biba bishushanya igitambo cya Kristo uzaza agakuraho ibyaha. Rero ibyaha bigomba guhanwa. Umunyabyaha agomba kubifira, ntabwo agomba gusaba imbabazi, ni ukubihanirwa. Nico gituma inyamaswa zahanwaga mu kigo cy'umuntu cyangwa se zicwaga. Uzasabaho kutari uzaza gupfa, arapfa aduha ubugingo bwe bukunda n'ubugingo bwe. Kuko justice yakozwe. Mwene magambo twavuga ngo Imana ntiyababara ibyaha, Imana yahanye ibyaha, cyangwa Imana ntiyababara umunyabyaha, yahanye umunyabyaha, Kristo ahanirwa ibyaha byacu. Kuko niko twabonye kubabarira. Si imbabazi zo ku kanwa, ni imbabazi zavuye mu maraso ya Yesu. Rero igitambo ntabwo cyavuye mu kanwa, ntabwo cyavuye Igorigota ngo cimukire mu kanwa. Ntabwo dukizwa n'Imana mbabarira, dukizwa nuko twizeye Umwami Yesu Kristo. Ikindi ingambo kwihana, urubuze ngo se mubuza abantu kwihana. Kwihana biri kure cyane n'Imana mbabarira. Isomo zanjye mu gukora ubushakashatsi, Bibiliya Isezerano Rishya ryanditswe mu Kigiriki, Kigiriki ni ukuvuga ngo bakoresha ijambo metanoia, kwihana. Metanoia ni uguhindura imitekerereze. Urugero wari usanzwe utizera bakakubwira inkuru ubutumwa bwiza ugahindukira ukizera, kujya uba wihana. Cyangwa se wari uri gukora ikibi, cyangwa wari wizeye ibinyoma ugahindura, cyangwa wari usanzwe wigisha inyigisho z'uruvange z'ubuyobe ugahindura imitekerereze ukazivamo ukizera iby'ukuri, kujya uba wihanye. Uko niko kwihana, no guhindura imitekerereze, change your mind. Ntabwo bihuye n'Imana mbabarira wari utakamba kitonda n'amanywa ngo sorry cyo kwihana. Rero hari abantu bazitiranye nicyo gituma barumbaje ngo se mubuza kwihana. Twabuza kwihana gute kandi ari gusubira ahubwo bya Bibiliya ari ukwihana. Ariko kwihana kuvugwa muri Bibiliya ntabwo ari iyi amusuri ya gitondo n'amanywa. Reka dutome ijambo rimwe hejuru yo kwihana nabwo uryumve. Mu gitabo cya Luka ijambo Yesu yavuze avuga hejuru yo kwihana, Luka 24 no kuri 7 no kuri 27. Tuhareba kwihangane 24 no kuri 47, ngo kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose kubw'izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Umva ukuntu Yesu yavuze. Yesu amaze kuzuka, amaze kwiyereka abangaba, abagaragariza kuko bakwiriye mbese kumusobanukirwa, abungura ubwenge bamusobanukirwa mu zanditswe, muri Zaburi, mu mategeko, mu buhanuzi. Hanyuma amaze kuvuga aya magambo aravuga ngo kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha ni ibintu bibiri. Uvuga ngo amahanga yose akwiye kubwirwa ngo yihane, mwene magambo ahindukire yizere ukuri, apana gusaba imbabazi, yizere ukuri. None bave mu zo barimo bizera umukiza. Uvuga ngo kwizera umukiza ikindi kiri buhite kijana naco automatikema barahita bakira kubabarirwa kw'ibyaha. Cyo gituma avuga aya magambo, ukandi kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose n'izina rye. Ariko itorero ry'ubu nyine ryahinduye kwihana kurashira, hasigaye icyo bita Mana mbabarira ya buri segonda ngo nicyo kwihana, kandi sicyo bivuga ku Kigiriki cyangwa muri Bibiliya muri make. Hano twaribonye Yesu bavuga, ntabwo Yesu yazabura ngo guhora basaba imbabazi ngo bikwiye kubwirizwa amahanga yose. Ako ubuso arababwira ngo kwihana gukwiriye kubwirwa amahanga yose, kubw'izina rye no kubabarirwa kw'ibyaha. Ariko undi muntu baraza akavuga ngo ukubabarirwa kw'ibyaha yo tipurimo, kandi hano umukiza aguhana.
rero uko niko biteye kuyana naryo ni somo riri gusobanuka nuko biteye. Hanyuma ko bari kumva tuzakira muri Kristo, hanyuma tugakizwa nuko twamwizeye ubwingo tukaba turabufite. Rero wenda ari tuzabona umwanya tuzogane ko kugakiza mu bice bitatu niyo byakumvikana, tukanona ngaho fasha guhura n'ivyanditswe bibwira uwizera ubuzima bw'uwizera. Kuri turebe izo faze ko ari zitatu, tuzobonamo icono naho bibiri ibwira uwizera bitagarukira gusanga narababariwe narize. Yes, ubu ni umusingi ryo shingiro afite ubugingo. Ariko no tukareba igice cya kabiri cy'agakiza n'igice cya gatatu. Igice cya gatatu aricyo dutegereje gucungwa kw'imibiri cyangwa se kugaruka kwa Kristo. So ibyo kwezi kwa sitatiyo zigize zabisobanuka, wenda banabona n'ivyanditswe ukazumenya ngo kino kiravuga muri ibi bice. Murakoze kubisobanura utanze. Ndizera ko mwebwe babasha kudukurikira hari ico mwumvise. Ibyo udasobanukiwe turahari, wandike maze tuzumve ibisobanuro bihagije ku bibazo twibaza. Umwanya wagiye, reka dushire ibibazo bibiri duhagarike kubera ko mbaye mbona umwanya ugiye, ariko tuzakomeza n'ibindi. Ikindi kibazo nibaza, Bibiliya muyica bibice bibiri, mwe ntimwemera isezerano risha. Bibiliya ni igitabo kimwe cyavugutiwe cyejejwe kuko Bibiliya bivuga aya magambo ngo uzayagabanya, uzagira ute, uzayongera, ibyo murabizi cyane. Ariko mwebwe mwaciyemo ntimwemera isezerano rya kera, mu considera isezerano risha gusa. N'inyigisho zanyu surtout zo mwibandaho ni kwisezerano risha. Isezerano rya kera mwarirekeye nde? Ryo si Bibiliya? Isezerano rya kera naje ntarasobanura, mbaye kukubaza ngo se isezerano rya kera wumva n'iki cyangwa n'iki wasubiza ko ari iki? N'urugero turama tukomeza. Isezerano rya kera tubirebye ni iki? Isezerano risha ni iki? Nagusubiza mu ncamake. Nubwo ari njo kubaza isezerano rya kera zateganyaga ibizaza, yari navuga ko cyari nk'igicucu cyangwa donc bwari nk'ubuhanuzi mu yandi magambo bw'ibizaba. Nawe isezerano risha zumvikane ko ari kutimiya cyangwa se igicari igicucu kwinyira igicucu araza. Okay. Iyo niyo confusion yaba mu bantu, nono uko ni kuvuze undi utanga definition undi utanga indi. Kubera ko izo bintu tutavyigisha ngo tubishaka kuri kwazo muri Bibiliya, umuntu agamba ko kurakara ngo bavuze gusezerano rya kera ryarashaje, abandi ngo ririho, tazi nimba ririho ni iriki, nimba ryarashaje ni irihe. Nono cyumva ko isezerano rya kera ntabwo cyangwa rishasi igicucu, kandi isezerano rya kera si ubuhanuzi. Ko ubuhanuzi tubwo isezerano Adani. Adani yumvikana niyo covenant mu Cyongereza cyangwa alliance mu Faransa. Ni igihango ni hagati y'abantu babiri. Nuko uzokora kino kubera ko nawe wagize gutya. Tutuma Imana yagaze bw'ubwo bwa Isirayeli muri mugira gutya, ibi bizabagendera gutya mu mategeko mbese. Isezerano rya kera yari amategeko, ngiye kubaha ibyanditswe bivuga isezerano rya kera bazabisoma. Ngiye kubisoma gusa simbisoma, ariko ufite ntuzafata ikaramu namaraje kureba kuri Bibiliya. Isezerano rya kera yari amategeko 10. Zanditse Gutegeka kwa kabiri 4:13, kuva 34:28, Abaheburayo 9 no kuri 4, Gutegeka kwa kabiri 9 no kuri 11. Irahita isobanura neza ikagaragaza ko isezerano rya kera yari amategeko 10. Isezerano risha ni Kristo Yesu cyangwa se amaraso ya Yesu Kristo. Nabwo tukabisoma muri Matayo 26:28, Mariko 14:24, Luka 22:20, Abakorinto ba mbere 11:25. Ibyo
rero n'ubusoma biratandukanye isezerano rya kera n'isezerano kandi isezerano rya kera ruvuga ngo yari system igizwe n'ayo mategeko 10 nyuma tukabona andi mategeko bahawe muri iryo sezerano ayo yose kuko yari 600 na ntayake tutwaye ubunye uhereye ku mategeko 10 isabato yabaga na 5 nimugoroba kuza n'ipusho nimugoroba isabato yari itegeko rya 4 wewe tuzikurikiza iwanyu aho ngaho muri Canada aho tuye muri Canada tuzikurikiza isabato n'aba pasiteri n'abandi bose bari bunyuze cyaza bayikurikiza ariko ukamusanga umuntu araburanye ngo aya mategeko njya ku aho isabato washize haraho ubona hasagutse 9 none se murayemera yomba amasezerano cyangwa turayemera twakana gute icyo birivuga turayemera ariko tukayavuga mu buryo bwa isezerano rya kera ryahawe abayuda ryahawe abanyamurenge kandi ryarashaje nuko nakuzasaba ndanditswe uzabisabe tuyiganire mugende bikwereka kigaragaza ko byarangiye kandi ubaye unashaka no kumenya se byarangiye cyangwa byarangiye wohera kuri bivuze mu mategeko 10 itegeko rya 4 yari sabato tuziriza isabato cyangwa se dukurikiza isabato so uko yari kuva na 5 kugeza n'ipusho nimugoroba twebwe tutama dukubita umukunga n'inka koko nyine ko muravyo isabato aho amategeko 10 siko gakiza kandi aho nakandi nunareba amategeko hagaza ngo ufashwa akora kiki cyane iki aterwa amabuye kimuza mu batera amabuye araho no mu gutera kwabo kabiri avuga ngo ese abana bananiye ababyeyi ngo abana babasinzi mbese batuma ababyeyi babafate mbese babatera amabuye babice none yari abafite abana babananiye muri ubwo buryo kuko batazakurikiza uzanditse ngo babatera amabuye n'indi iryo sezerano rigihari kuko batabikora ikindi ubu guma kuburana amategeko 10 udafite n'isanduku y'isezerano n'abayuda ntibazirengera ryabo ukuvuga ibitariho icyo ni ikintu gihari kujyanye n'isezerano rya kera hanyuma turi mu isezerano bishari cyo gihe turi mu gicubu rero Bibiliya yose twayisoma tuba tunayisoma twayize n'ibitabo bitandukanye ariko tureba isezerano rya kera dushiramo Kristo tureba uko navugaga hanyuma ukamenya izo dusiga nizo dukurikiza cyo Pawulo yavuze ugukwiranya ijambo ryo kwiyandikira Timoteyo 2:15 wishire nk'umukozi udafite ifungu uzi gukwiranya ijambo ry'ukuri rightly dividing the word uzi gukwiranya ijambo ry'ukuri so nukumenya ngo bino byarebaga itorero ibi bireba ubwoko bwa Isirayeli ibigi bisirano rya kera nyine ni wavuga ngo bategwa amabuye bw'inti twubikora ni wavuga ngo abana bananiye babyeyi babasinzi babice ubundi tubisha niyo bagembure ibi byavugaga kaba Yesu yazabwira mu abana b'ikira abana abatizera utizera suwase satani abo yabwira ngo Satani n'abatizera so abizera izantu tureba ni ibi bivuga ubuzima bw'abizera ni ibi naho rero gufata ngo Bibiliya ngo nosoma ngo noshika ngo se ijambo ry'Imana cyogiye rero ubwe kwibuka uruvange ruzara yego ugasezerano rya kera turagenda ariko turituyemo tutuyemo bo urakoze sari kugarwa wabaje nasize ari ikindi si cyo isezerano rya kera oya yeni turagishubije rwose umwanya wagiye twari tugeze ku cya 6 nsize 4 ariko tuzaza kubihuza n'ibindi abandi bazabaza rwose mbere yuko ngushimira reka mbanze nguhe akanya niba hari ijambo rindi wavuga ndabona ikiganiro cyacu kigesheje isaha kugira ngo tutazarambira abantu ariko kandi dufite kugaruka reka nguhe ugira ijambo wabwira abadukurikiye noneho tubone gusoza ikiganiro cyacu kugira ngo tware umwanya munini turashimira abadukurikiye Imana bagire neza ikindi ntukarwanya ikintu utakizi usobanukirwe byanditse usome izo usanga ari ibinyoma ubirwanye izo usanga ari ukuri uzemere tukarwanya umuntu tukarwanye ukoresha agahayusa no gupinga izo bari ishaka ritava ku bwenge kuko Pawulo yazandikiye abaroma bari ishaka ryo bitava ku bwenge nta bumenyi burimo kuri ijambo ry'Imana so abakristo bakwiye gusesengura kaba abakristo bavuga niba ari ab'ibyo rangira ngo sinze niba byari isoko riri
ya hanyuma tugasesengura ibero yangira ngo gutyo noneho bagasesengura bakaza bareba icukuri igihamanye n'ijambo ry'Imana bakacemera sinje ibibazo babemeye sina n'akabazo babemeye ijambo ry'Imana. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha ku bisobanuro utanze, tugushimiye ku mwanya waduhaye, dushimye ku byo ubashe kungura abantu abadasobanukiwe barabitegera n'abarizaga abantu, ariko ibitabashije kuba bisobanutse neza twatanze umwanya, ibiganiro nakagaruka. Imana iguha umugisha n'abawe, mugire ibihe byiza. Rero turashoje ikiganiro cacu, mwakurikiye mwese ababashije gutegera, ntugende udakoze subscribe. Ndazi ko hari ico wungutse cyangwa hari ico utasobanukiwe cyangwa hari ico utemeranya naco, ndagusaba kwandika muri commentaire, umpe nimero yawe nzaguhamagara tuvugane, ugira ico nawe wakongeraho, ukuri kuboneka, umurongo nyakuri uboneke. Ndabizi ko benshi ibi nabaje bari ku mutima, hari abo tubivugana ariko nzi ko abantu benshi batabyumva. Keneye kukubonaho muri commentaire unandikira ico waba udasobanukiwe, tuzongere tugaruke tuganire. Nunakenera ko mbahuza nzabahuza tuganire. Mu by'ukuri baratwihanganira, hari icokere cyinshi, hari izuba ryinshi, ntitwateguye ibintu mu buryo twakorera ahantu haduha kwisanzura, twabaye hafi no mu rugo, cyo gituma mwabonye wenda abantu badusuhuza twegeranye. Rero Imana ibaha umugisha kandi mwiyabone tubane. Ibiganiro nakagaruka tuzakomeza n'ejo. Imana ibaha umugisha.